twongeye kubaha ikaze mu biganiro by'ubuzima kandi tubaha ikaze kuri Mega Mind Life TV. Ndi umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi. Turabashimiye cyane kubwo ubwitanzi bwanyu ndetse n'ukuntu mukomeje kudufasha, ukuntu mukomeje kuduteza imbere. Iyo mukoze share, like ndetse na comment n'abakora subscribe, muba muduteje imbere kandi mutuma tuba motivated, bityo tugakomeza gukora ubushakashatsi bwinshi ndetse no kwiga byinshi kugira ngo dusangire byinshi byatuma tugira amagara meza. Mu kiganiro cy'uno munsi cy'ubuzima turaganira ukuntu umuntu yabaho imyaka 100 kandi ndetse akanayirenza. Ariko icy'ingenzi ntabwo ari ukubaho imyaka 100, ahubwo icy'ingenzi ni icyo umaze muri iyo myaka 100. Ese ubayeho imyaka 100 ariko ukaba ntacyo umaze, byo byaba bimaze iki? Icy'ingenzi rero ntabwo ari ukubaho imyaka 100, ahubwo icy'ingenzi dukwiriye kwitaho ndetse tukanatekerezaho ni iyo myaka 100 umuntu ayibayeho amaze iki, yamaze iki, cyangwa se yamariye iki igihugu, yamariye iki umuryango we, yamariye iki community ye. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi numva dukwiriye kwibaza, kuko ushobora kubaho imyaka 100 ariko ikaba ntacyo umaze, ntacyo wamariye igihugu, nawe ubwawe ntacyo wimariye, ndetse n'umuryango na community ntacyo wawumariye, ntacyo wabimariye. Ni byiza rero ko nubwo dushaka yenda se kubaho imyaka 100 ndetse tukanayirenza, ni byiza ko tumenya n'impamvu dushaka kubaho iyo myaka. Ese tuzamarira iki igihugu, tuzamarira iki isi, tuzamarira iki imiryango yacu? Muri iyo myaka 100 tuzamarira iki community, aho dukomoka, aho duturuka, aho tubaye? Nibyo by'ingenzi twakwiriye kwibaza nk'abantu. Hari amakuru menshi racecekana, bamwe bavuga ngo nta myaka 100 nta uyimara, ariko icyo nzi cyo nuko umuntu ashobora kubaho imyaka 100 ndetse akanayirenza. Kandi biragaragara mu mateka byerekana ko hari abantu babayeho imyaka irenze 100 mu basokuruza bacu, muri basokuru bacu, ndetse n'ubu hariho abantu bamaze imyaka 100 ndetse banayirengeje. Mu bihugu byo muri Aziya, navuga nko mu Buyapani, harimo abantu barengeje imyaka 100, 120 na 130 barayirengeje. Birashoboka rero ko nawe waba muri abo bantu bamara imyaka 100, babaho imyaka 100. Ariko icy'ingenzi ukwiriye kwibaza, ese iyo myaka 100 uzayibaho ukora iki? Uzamarira iki igihugu? Uzimarira iki? Uzamarira iki community? Ibyo nibyo bintu by'ingenzi. Mu bintu rero bigaragaza ko umuntu ashobora kubaho imyaka 100, umuntu ashobora kubaho imyaka 100 ndetse akanayirenza, nuko hari ibintu by'ingenzi umuntu akwiriye kwitaho ushaka kurama ukarenza imyaka 100. Mu buzima bwawe hari ibintu ukwiriye kwitaho ukabikurikiza kugira ngo urame. Mu bintu rero bya mbere, burya mu biganiro bimwe twakoze, hari amategeko y'amagara navuze agera ku 8 yagufasha mu kuntu wabaho imyaka 100 cyangwa se ukanayirenza. Amwe rero muri aya mategeko ni uko burya umubiri wacu ukeneye umwuka mwiza, umwuka uhagije kandi umwuka usukuye. Ikindi bijyanye n'umwuka rero nuko nanone dukwiriye kwitoza guhumeka. Umuntu akamenya uburyo ahumeka kandi uburyo bushobora gufasha ibihaha gukora neza. Mu buryo rero bwiza bwo guhumeka ni uguhumeka witsa, ukajya ufata umwanya
ugafata igihe ugahumeka witsa. Ibi biragufasha bigatuma amaraso atembera neza ndetse bigatuma n'ibihaha bikora neza. Ibi ni bimwe mu rugero rwagufasha kubaho imyaka 100. Ikindi ni ukurya neza, kurya indyo nziza zifite intungamubiri zihagije. Muri izi ndyo rero ibintu nagira abantu inama kurya ni kwibanda ku bintu bihingwa, ibintu bikomoka mu gitaka, imboga, ibinyampeke ndetse n'imbuto zitandukanye. Ibintu byose bikomoka ku bishyimbo ndetse ingano, amashaza, ibintu byose urebye bikomoka mu gitaka, ibintu bihingwa bikaribwa rimwe na rimwe ari bibisi ndetse n'ibindi bikaribwa byatetswe. Ibi bintu bizagufasha kubaho imyaka irenze 100. Irindi banga rero ryo kubaho imyaka 100 ukanayirenza ni ukunywa amazi. Mu biganiro byose nkora nkangurira abantu kunywa amazi y'akazuyazi. Aya mazi ni meza ya mu gatondo kuko agufasha gusukura umubiri maze agakura imyanda ibiri mu maraso ndetse no mu mubiri yose igasohoka, bityo bigatuma ugira amaraso meza ndetse ukagira n'uruhu rwiza ndetse ukagira n'umubiri mwiza n'ubuzima bwiza. Aya mazi rero ya mu gatondo y'akazuyazi ni meza. Ushobora kuyanywa ari ibikombe 2 cyangwa se ibiyasi 2 cyangwa se 4 bitewe n'uko bishoboye. Noneho nanone ugakomeza unywa amazi mu munsi, ariko no kuvuga ngo umunsi wose mu masaha 24 buriya umuntu akwiriye kunywa byibuza nk'ibikombe 8 by'amazi, ariko aya mu gatondo agomba kuba ari amazi y'akazuyazi. Asanzwe ukanywa ari amazi asanzwe ariko atari amazi akonje yo muri firigo. Aya mazi rero azagufasha. Irindi banga ni kumwenyura ugahora uri umuntu w'ibyishimo, umuntu w'umudendezo, umuntu ufite kwishima mu mutima. Nubwo yenda se iyi si ihorana ibibazo, ariko rimwe na rimwe ukabyirengagiza ukamwenyura. Ibi biragufasha, bikongerera iminsi yawe yo kubaho, bikakongerera iminsi yawe yo kurama. Ikindi ni ukwita ku zuba. Rimwe na rimwe ukagira igihe cyo kujya hanze ukota izuba. Twakoze ibiganiro bijyanye n'akamaro k'izuba. Ugashaka gusobanukirwa ibijyanye n'akamaro k'izuba, mwareba mu biganiro twigeze gukora mu gihe gishize. Izuba rero ni ryiza kuko riragufasha, rituma ugira uruhu rwiza ndetse izuba rifite n'ubushobozi bwo kurwanya indwara ziri mu bwoko bwa kanseri zitandukanye. Kandi ntabwo ari ibyo, izuba naryo rituma ugira amagufwa akomeye. Izuba rero naryo rizagufasha kongera iminsi yawe yo kubaho. Ikindi ni ugukora siporo. Gukora siporo ni ibintu by'ingenzi. Umuntu akwiriye kugira igihe agakora siporo, akagendagenda, cyane cyane siporo yo kugenda. Ugakora urugendo byibuza ukagenda isaha 1 buri munsi. Bigushobokeye wabikora 2 ku munsi, ariko 2 ku munsi bitagukondeye wajya ubikora 1 ku munsi, ukajya ufata umwanya ukagenda n'amaguru mu gihe kingana n'isaha. Ikindi kizagufasha no guhindura imibereho mu bijyanye n'ukuntu bayeho. Imba hari ibintu ubona bitagenda neza, navuga yenda se nk'abantu bakunda kunywa inzoga, abantu bakunda kunywa itabi, ibyo mukabigabanya cyangwa se ukabireka. Ikindi ni ukwiringira Imana. Ubuzima bwawe ukabushyira mu biganza by'Imana, maze Imana ikakumenyera iminsi yawe ndetse ikakumenyera ubuzima bwawe. Ikindi cy'ingenzi ni ukuruhuka, gufata umwanya ukaruhuka bihagije, umutwe wawe ukaruhuka, umubiri wawe ukaruhuka, bityo ukumva ususurutse.
Ibi rero birimo mu bintu bizagufasha, ni amabanga azagufasha kugira ubuzima bwiza, ukongera iminsi yawe yo kubaho ndetse ukongera n'imyaka yawe. Reka rero mbabwire ko kubaho neza biraharanirwa, kurama biraharanirwa, kugira amagara meza biraharanirwa. Ni ukubishakisha, ntabwo byizana gusa, ahubwo umuntu iyo abikeneye arabishaka kandi akabibona. Reka rero ntituzabe imburakamaro, kandi hari icyo dukwiriye kumarira isi tubayeho ndetse na community yacu, ubwo dushaka kubaho imyaka irenze 100. Murakoze, kandi reka mbashimire, mbibutse ko mushobora kudutera inkunga mukoze share ikiganiro, mukagisangiza inshuti n'abavandimwe, ndetse mukanatwandikira muri comment, mukatubwira ibyo mushaka, ndetse nanone mugakora share ndetse na like, kandi mukanakora na subscribe cyangwa se s'abone, maze mugajya mugezwaho ibiganiro byacu uko twabikoze ndetse mu gihe tumaze kubitegura bikajya bibageraho. Ndi umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu, John Nyandwi. Ndabakunda kandi mbifuriza amagara meza, mbifuriza ko mugira ibihe byiza. Murakoze.